Shaka kakora demonstration. Okay. Wabonye tufite abashitsi benshi sakikora neza shira Ziko mbeje. Ziko Shikane. So funga. Isi boyishye iburyo hindukira. Zuri. Isi boyishye ibumoso hindukira. Kabisa. Ima hindukira. Kabisa. Nabonye kumbwira twamaze kuyibona.
Murakoze nyakubahwa umushyitsi mukuru. Nitwa Gustave Manishimwe, ndi intore yo ku Mukondo mu ndangamirwa icyiciro cya 14. Munyemerere nyakubahwa umushyitsi mukuru wagezeho imihigo indangamirwa icyiciro cya 14. Twe indangamirwa icyiciro cya 14 twiyemeje gushyira imbaraga mu kumenya no kumenyekanisha amateka y'igihugu cyacu. Ibi tuzabikora twihatira gusoma, gusura ingoro ndangamurage, bikadufasha kuba abaranga beza b'u Rwanda. Kugira ishyaka ryaranze inkotanyi ku ruhembe turiho, kwitangira igihugu, turwanya imvugo z'urwango, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside bikwirakwizwa mu karere u Rwanda ruherereyemo no ku isi yose. Ibi tuzabikora twifashishije imbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Kurangwa n'ubumwe, ubufatanye n'ubupfura muri byose, guhora twubaka ubudaheranwa bwacu no kubitoza abandi. Ibi tuzabikora twigisha abato n'urungano rwacu tubinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa inyigisho z'imbonankubone. Twiyemeje guteza imbere igihugu cyacu ku ruhando mpuzamahanga binyuze mu guhanga udushya. Ibi tuzabikora twifashishije ubwenge buhangano, artificial intelligence. Kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'icyerekezo 2050, tugira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi bubyara inyungu, ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ibindi. Ibi tuzabikora twihatira kwitabira gahunda za leta zigamije kugeza ku muturarwanda iterambere rirambye. Twiyemeje kwimakaza umuco nyarwanda. Ibi tuzabikora tuvuga ikinyarwanda neza, tukirinda ibyonnyi, twubaha indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda no kubishishikariza abato, abo tungana n'abaturuta. Twiyemeje kuba abanyarwanda bumva ko bafite uburenganzira ariko bakagira n'inshingano. Ibi tuzabikora dushaka ibisubizo by'ibibazo biri mu muryango nyarwanda, duhanga imirimo mishya, dukora ubukangurambaga bushishikariza abaturarwanda akamaro k'ishuri, bikagabanya ubujiji no guta ishuri. Kwita ku buzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu muri rusange, turwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, dukora imyitozo ngororamubiri, twirinda ibyabangamira ubuzima bwo mu mutwe nk'ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose n'ubusinzi. Kwita ku buzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu muri rusange, turwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, dukora imyitozo ngororamubiri, twirinda ibyabangamira ubuzima bwo mu mutwe n'ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose n'ubusinzi. Twiyemeje guhora twiteguye gutanga umusanzu wacu mu kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, ba nyakubahwa abayobozi, babyeyi namwe batoza, munyemerere nsoze iri jambo saba izi ntore z'indangamirwa zihaguruke maze tubabwire ikivugo cyacu. Indangamirwa, ndi indangamirwa mu mpuzamihigo, ndi umuranga w'u Rwanda, ndi ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya, baranyoboka gushakira imbuto. Murakoze, Imana ibidufashije. Naje hano nazikuye
uhaye umuntu nyuma wabikurikije